hari utwenda tw'umwana ni komande. Wenda ukiri aho ngaho naza kunyihangana reka tuvuge kimwe tumaze turebe uyu mwenda umuntu awambara ryari birasaba iki undi muntu uri kureba ikiganiro kugira ngo yisange muri team y'abadoda muri Gifted Kids Rwanda? Designer Mendy ni umuntu wakuze afite igitekerezo cyo kuba yakora imyenda y'ubwoko bwinshi, iri classe, imyenda iri crazy fashion, imyenda abantu bashobora kujyana mu birori bakerekana itandukaniro, akaba yakora imyenda y'akazi, mbese imyenda yose according to the purpose of clothing. Iyo myenda yose tubasha kuba twayikora kuko nibyo nize mu mashuri yanjye yisumbuye muri segonderi. Nize fashion designing mu mwaka wa 2019. Ikindi nize muri kaminuza marketing, mfite bachelor degree in marketing. Ubuzima hano muri Gifted Kids Rwanda ubuzima buryoshe. Hano muri workshop turabyuka mu gitondo. Kuba uri gifted ubwabyo ni umugisha cyane ko kenshi iyo uri ku kazi nyine ukavuyeho nibwo ubona umusaruro wako. Iyo uri kubona hari ukuntu umufuka ibintu birimo guhinduka. Uyu munsi nimukiye muri workshop ahantu heza cyane, ni muri Gifted Kids Rwanda. Hari impano nyinshi zitandukanye ariko izo nasanze hano zo ziri hejuru cyane. Muraza kubabona ni abanyimpano bagaragaza impano yabo binyuze mu kudoda. Ubudozi tugiye kuganira nabo uyu munsi. Ngo ikaze kuri Gifted Kids Rwanda. Uyu munsi ushobora kuba ufite impano wifuza ko impano yawe wayikuza mu myaka iri imbere ikaba yaguha umusaruro, yatunga umuryango wawe, yagutunga we n'inshuti zawe. Reka turebe abatangiye gukabya izo nzozi muri Gifted Kids Rwanda. Yitwa Naya Fenty, niwe founder akaba na CEO wa Gifted Kids Rwanda. Twishimiye kubasanga ahangaha. Murakoze cyane. Urabona ko ahantu heza hagaragara neza by'umwihariko kugira ngo manzo ari kusuhuza baradukurikiye kuri Gifted Kids Rwanda. Workshop hanga mubize gute, ubuzima bubize gute, ndavuga mu kazi muri rusange? Tumeze neza. Abanyeshuri barimo kwiga. Turimo turadoda imyenda nk'ibisanzwe. Yego akazi ni gake kubera ibihe turimo. Ariko voilà biragenda muri rusange. Abantu barimo hano bose bari gifted. Natangiye nanjye ngaragaza ko ndi umunyempano. Nagezemo hano nishimiye ko banyikiye, ariko kandi hari na products zitandukanye bamaze gukora ndi kubona ahangaha. Iruhande rwawe ngira ngo mbere yuko dutangira umanze twekeho gato kuri sample y'ibyo bakora mbere yuko tunaganira nabo. Hano umwenda uwo ari we wose bashaka kudoda. Akenshi dukora ibintu biri kuri commande. Urugero hari imyenda y'abakozi bakazi, abanyenganda bahawe ikaze bakaza tukabakorera. Yego nitwe twabukoze. Ni ipantaro gifted. Yes. Ni shati. Hari utwenda tw'umwana ni komande. Wenda ukiri aho ngaho naza kunyihangana reka tuvuge kimwe tumaze turebe uyu mwenda umuntu awambara ryari ni umwenda w'akazi. Abantu bari mu kazi nibo bakunda kuyambara kuko ni safety clothes zo mu kazi. Duvuga ngo itisi ni bon, nta kintu cyamutangira. Ni imyenda y'abakozi. Ni imyenda y'abakozi muri rusange. Yego. Abantu rwose bari mu kazi iyi myenda mushobora kuyidodesha muri Gifted Kids Rwanda. Turaza kuganira mu kanya gato n'abakoze iyi myenda nabo batubwire mu by'ukuri ku rugendo rwabo ndetse n'uburyo bakomeje kuzamura impano yabo binyuze muri Gifted Kids Rwanda. Yego hari indi waruzanye nayo reka turebe uko imeze. Wamfashe tukayisubizamo. Yego. Cyangwa se ubishyize ku ruhande turaza kubikora nyuma. Bishize ahangaha turebe indi. Yego iyi ni komande y'umwana. W'umuhungu. Amajinsi y'amatisi asigaye ari ku isoko, so umuntu araza agasaba icyo ashaka hanyuma tukabidoda. Guys, uyu munsi nahigereye papa. Urakabona uburyo kameze neza.
mu kanya gato ndaza kuganira n'abakoze uyu mwambaro ndi kumva mfite amatsiko menshi cyane n'abahanga n'abakoze iyi myambaro kudu n'abahanga birajyana yego ni ensemble nabyo hari aka gakoti ariko ndimo ndajya kure hari amashati nayo niko ari byinshi se n'amashati meza udukoti OG yego amajile yego ku bantu bakunda amajile we have a lot of things here shaka urekera katuri iyo shati iyi made in Rwanda kiza kabisa isarubeti encore y'abakozi nuvuga ngo ikintu cyose wifuza kwambara ushobora kuza ukaduha komande bigakorwa icyo ari cyo cyose yego biragaragara cyane rwose bamaze igihe kingana iki bakora akazi wenda iki kibazo urakinsubiza ndi no kugufasha kumanika yego please bamaze igihe kingana iki batangiye akazi uyu munsi murakorana gute n'abantu bashaka imyambaro ku isoko by'umwihariko hano mu Rwanda sinzi niba wenda mwatangira gukora n'amasoko mpuzamahanga nabyo wenda ugira icyo bivugaho uyu amasoko ntabwo araza turacyari bashyashya tudodera abantu basanzwe komande basanzwe ariko turashaka amakampanizi ibigo by'amashuri batugane tubadodera inifomu tubijeje kuzabakwa imyenda myiza ku gihe bazishimira hano akazi niko dushyira imbere kurusha ibindi bintu byose ni bande bakora ibi bintu dufite abatayeri babyigiye babishoboye bafite impamyabumenyi mu kudoda ntabwo dupacapaca Gifted Kids Rwanda imwe mu ntego yanyu ni ugufasha impano z'abakiri bato kugira ngo zizagire icyo zibamarira mu myaka iri imbere yego uyu munsi uko gukora imyambaro bihuza gute n'impano z'abakiri bato muri rusange muri Gifted Kids Rwanda urumva gukora imyambaro ni akazi kandi akazi niwe mubereho hari abantu benshi badushyikiriza amashuri cyangwa se barangiza kwiga ntibabone akazi tubakangurira kuza kubana natwe bakiga uwo mwuga bagakora bagatera imbere yego okay nuko rero abivuga yitwa Naya Finti reka twumve cyangwa se tuganire na bamwe mu bamaze kwinjira amahanga batangiye gukorera amahanga banakora iyi myambaro twumve ubuzima bwabo bwa buri munsi daily life ariko kudumbere yuko ukomeza ikintu cyo kwisabira abo biri mu nshingano zabo nuvuga ngo aka kanya ntago turi benshi cyane ariko mfite icyifuzo cyangwa se wish ni iki mu cyongereza mu kinyarwanda yego mfite icyifuzo cyo kuvuga ngo bazabe benshi dufashe benshi kuko ndabizi abadukeneye ni benshi so hari abo leta igifasha ndifuza ko dufite space ko twazabasha nabo kugera igihe twagura bakaba benshi cyane so ari bo twabahamagarira kuza ari n'ababa ababifite mu nshingano twabasaba izo nshingano utumye nanjye ngira ku indi point tunagana ku musozo w'ikiganiro ngira ngo twabonye abafite impano batandukanye bari mahangaha ndetse banakoze iyi myambaro tubona uko bayikora banadusobanurira birasaba iki nge MC Kudus birasaba iki undi muntu uri kureba ikiganiro kugira ngo yisange muri team y'abadoda muri Gifted Kids Rwanda hari igiciro gito dushyiraho kugira ngo abarimu babo babone uko bishyurwa n'utundi tuntu nkenerwa gushyira location n'ibindi nivuga ngo twishyuza 20,20 buri kwezi noneho uko umuntu afata akaba ari byo bigena igihe azamara ahangaha ariko average ni nka 6 months ego nivuga ngo ni 20,20 buri kwezi ubwo igihe azahamara bigaterwa n'uko afata nuko yumva ibintu Gifted Kids Rwanda iri mu murenge wa Muhoza ni mu karere ka Musanze turi muri Gira Amahoro ni hafi yo ku Kiliziya niho turi kuri inshuro tujoganira na bamwe mu basanzwe bakora iyi myambaro twumve ese
uyu munsi urugendo rwabo rugeze he mu gukora imyambaro, barakorana gute na Gifted Kids Rwanda, ubuzima bwabo bwa buri munsi buhagaze gute muri rusange? Iyi ni imakasi iri mu kazi. Nawe ushobora kuba ufite igikoresho ukoresha mu kazi kawe ka buri munsi, icyo gikoresho ukaba utakibura. Uyu munsi ntabwo ndi buze gutandukana n'imakasi. Turi kumwe n'abanyempano batandukanye muri Gifted Kids Rwanda, bo impano yabo ntabwo isanzwe, ni gukora imyambaro, ni gukora imyenda. Iyi makasi rero ikora akazi gakomeye cyane, ariko siyo yonyine cyane ko hari n'ibikoresho bitandukanye. Ari nayo mpamvu tuganira na bamwe mu bajene cyangwa se urubyiruko basanzwe bakora muri Gifted Kids Rwanda, batubwire ubundi akazi kabo ka buri munsi bagakora gute, bumeze. Ngo ikaze. Respect ku gatigito kawe bizarangira ugafashe. Respect ku gatigito kawe my man. Yes. Wataka chance nanone. Fresh. Amazina yawe bakwita? Nitwa Mugisha Jideo, designer Mendy. Yes. Designer Mendy. Yes. Designer Mendy niwe turi kumwe nawe, urumwe mu bakoze iyi myenda Vavane yamaze kutwereka mu kanya gato. Yego. Designer Mendy, ubundi ninde ni muntu ki? Ndavuga mu rugendo rwo kudoda. Designer Mendy ni umuntu wakuze afite igitekerezo cyo kuba yakora imyenda y'ubwoko bwinshi, iri classe, imyenda iri crazy fashion, imyenda abantu bashobora kujyana mu birori bakerekana itandukaniro, akaba yakora imyenda y'akazi, mbese imyenda yose according to the purpose of clothing. Iyo myenda yose tubasha kuba twayikora. Ikindi, Designer Mendy ni umuntu ufite background mu bijyanye na fashion designing, kuko nibyo nize mu mashuri yanjye yisumbuye muri segonderi. Nize fashion designing mu mwaka wa 2019 kugeza 2022, kandi kuva 2019 kugeza uyu munsi 2026 nta wundi murimo nkora uretse umurimo wa designing muri fashion cyangwa se tailoring. Ikindi nize muri kaminuza marketing, mfite bachelor degree in marketing. Wow. Ni ibintu byiza cyane. Ubuzima hano n'ubuzima bumeze gute, by'umwihariko nabo mukorana iyi myambaro bahoze batwereka mu kanya gato? Ubuzima hano muri Gifted Kids Rwanda ubuzima buryoshye. Hano muri workshop turabyuka mu gitondo tukaza tugakora imirimo yacu, ndetse tubanaho as society, as team, tugafashanya. Abafite weakness mu bintu tukabafasha, abana bato baza batugana nabo tukagenda dufatanya, ndetse umurimo wacu w'ubudozi tukawukora neza nta nkomyi. Ibijyanye no kudoda ni ibintu watangiye kwiyumvamo byari nk'impano cyangwa ni ibintu byapfuye kuza kubera ko wenda wagiye kubyiga? Urebye ibintu byo kudoda nta kintu nari mbiziho kugeza umunsi njya kubyiga. Nta kintu nari mbiziho, gusa niga primaire mu wa gatandatu hari umunsi umwe nigeze kubona abakobwa baboha izi flari babohesha udukaramu, nanjye mfata indodo ndaboha, ndabyibuka uwo munsi naboshe flari iruzura. Udasanzwe utarigeze ubikora? Yes, nta kintu mbiziho na kimwe uwo munsi. Yes, uwo munsi naboshe flari. Till now. Abantu bari gifted uyu munsi bamaze kugera ku isoko ry'umurimo. How you feel my brother? Mwiyumva muti? Ni ibisanzwe gusa iyo ubonye gukora akazi ari ibintu byawe usanzwe ukunda, usanzwe ubamo, nibyo bimeze gute? Ni ibintu byiza. nk'ubu rugero iyo udoze umwenda ukawudodera umukiriya akawukunda, nibyo byishimo byacu twebwe, nta kindi. Abo mubanira ahangaha nabo muraganira umunsi ku wundi, mukaganira ku iterambere ry'umwuga w'ubudozi mu Rwanda, ndetse n'uburyo abanyarwanda by'umwihariko bakira navuga made in Rwanda cyangwa se imyambaro yakozwe n'abanyarwanda, ubwo bishyize mu myambaro ariko made in Rwanda n'ibindi byinshi. Iyo muri kuganira kuri iyo situation y'uburyo abantu bambara imyenda mwakoze, mubona uyu munsi bigeze, ndavuga ahangaha nk'ishusho mufite? Iyo urebye gake gake abantu bagenda babyandastandinga, ukabona abakiriya baraza gake gake, bitandukanye wenda na mbere. Washoboraga kubwira umuntu uti uyu mwenda ni made in Rwanda, akavuga ati si bya bintu by'abatayeri bahari ku mihanda baba bapfandafanditse. Ariko uyu munsi urabona ko na societe dufite abantu barimo baragura, barimo babyandastandinga. Abakize
bagifite icyizere gike ku buziranenge, ndagira ngo uze kudufasha use nk'utwereka ishusho umwenda unyuramo kugira ngo witwe navuga ishati wenda se cyangwa ipantaro kugira ngo yitwe ipantaro muri rusange. ubundi kugira ngo umwenda ukorwe nimba yari ipantaro uyibona ari ipantaro bitangira ubundi ari igitekerezo. Tangira ari igitekerezo, ufite igitekerezo cyo kuvuga ati designer yanjye ni iyi, nshaka gukora ipantaro. Nagize amahirwe hari design rwose banyeretse nakunze cyane kugira ngo wenda nayo yaba ari igitekerezo cyiza cyane muri iki kiganiro. Ndashaka wenda uze kutubwira kuri design ahandi kwereka abantu mu kanya gato. Yes. Yego. Dufasha kuyumvaho neza. Iyi ni designer, ni ipantaro n'ishati. Urebye be designed for ceremonial clothes. Ni imyenda y'ibirori. Ariko ni imyenda y'ibirori twagize igitekerezo turavuga ngo katuyikore muri jeans. Jeans usanzwe ifatwa nkaho ari casual nk'imyenda yo gukorana. Tugira igitekerezo turavuga ati katudodemo imyenda y'ibirori tuyikuriye muri jeans. Urabona nk'ubu ngubu ni ipantaro byatangiye dushushanya byo bita drafting. Dushushanya ku rupapuro turavuga ati ipantaro yacu izaba imeze utya n'ishati yayo. Turangije duselecting igitambaro. Tumaze guselecting igitambaro turagikata, babyita pattern cutting. Tumaze gukata wa mwenda wacu tukora ibyo bita gusirifira za parts z'umwenda dufite dushira ku mashini turadoda tubona finished clothes. Urabona ko ari imyenda myiza, ni imyenda iri ceremonial kandi ikozwe muri jeans. Jeans usanzwe ifatwa nkaho ari casual clothes, imyenda yo gukorana. Yes. Wow. Numva ari ibintu byiza cyane. Ariho nyinshi bafite amatsiko yo kumenya segundi imyenda bigenda gute. Iyo urebye ubushobozi mufite ndavuga muri Gifted Kids Rwanda rw'ibikoresho n'ibyo mwifuza n'imyambaro mwifuza gukora, mubona ari ibintu mu by'ukuri ku isoko uyu munsi bitanga ayo mahirwe yo kuba mwakora imyenda ikenewe? Yes, kugeza uyu munsi muri Gifted Kids Atelier ibikoresho bikenerwa biri twakita ngo byibanze mu mwuga w'ubudozi byose turabifite kugeza uyu munsi. Wenda tubasha kuwutangira tukawusoza twenyine, yaba no kuwandikaho turabikora, kuwusirifira, mbese igishoboka cyose ku mwenda uva hano wuzuye uri complete. Hari ukuntu ubudozi bwahinduye ubuzima bwawe? Yes. Ni gute? Ikibazo gikomeye, ariko ubudozi urabona umuntu aba adoze it's just making money. Ubukoza amafaranga. Ko nanjye nagiye nicara ku mashini nkadoda byagiye bisunika ubuzima bwanjye mu buryo bugaragarira buri wese. Nabashije kwisupportinga mu buryo buri financially. Wenda ntago najya in deep, ariko nawe ndebye urabona ko I'm smart. Ibyiza biri imbere kandi my brother, abantu ari gifted namaze kubibona ko bahorana nyine ibyishimo ku buryo gukora akazi ari ibintu bihita byoroha cyane. Iyo umuntu yishimiye ari ibintu byoroshye cyane. N'abagenzi bawe aha muri Gifted Kids Rwanda, ndavuga abo mufatanya kudoda imyambaro, mubanye gute? Ubuzima bwa buri munsi, ubuzima waba bumeze gute, burangwa n'iki? N'urukundo. N'urukundo, ubuzima bwacu bwose n'urukundo no gufashanya. Ndetse wenda mu kudoda cyangwa se n'indi mirimo usanga bisaba ngo buri wese atege undi amatwi amwumve, yumve twe turisivinga buri gitekerezo. Igitekerezo kije cyane ko kudoda ni idea, bitangira ari idea. Hano rero nta kundi tubana kudasanzwe. Iyo umuntu azanye igitekerezo turacyumva, ndetse buri wese akifuza gukora igishoboka cyose cya gitekerezo kigashirwa mu bikorwa. Nk'urubyiruko, nk'umujene, niki wabwira abashoramari cyangwa se abantu bashobora kuba bakinira imyambaro muri business zabo? Ubugombo ni kwamamaza abashoramari, abantu bafite amakampani, amahoteli. Ntago turi bubyite kwamamaza, reka tubifate nko kuvuga ibyo bakwiye kuba bafite mu by'ukuri mubafitiye. Tubafitiye. Okay.
bose abakiriya yaba abakeneye imyenda yabo y'ibirori, abakeneye imyenda y'akazi, abakeneye kwandikisha ku myenda, cyangwa se n'abandi badozi ku ruhande bakeneye izindi serivisi nko gusirifiza n'ibindi, byose hano muri Gifted Kids turabifite. Ni karibu batugana tukabafasha. Hari ibintu byiza byinshi mukora aha, kandi mu by'ukuri nashimye cyane ko amaso buri yamaze kubona nta kintu kiba gisigaye no kuga, cyangwa se umuntu akaba yashima. Ngire nashimye. Niki mubwira abantu bari hanze ya Gifted Kids Rwanda bakeneye imyambaro, bakeneye kwiga ubudozi n'ibindi bitandukanye bifite aho bihuriye n'ibikorwa mukora umunsi kundi nka team hano muri Gifted Kids Rwanda? Urakoze cyane. Kambonereho umwanya wo kubwira abantu ibijyanye na serivisi dufite hano muri workshop ya Gifted Kids, ndetse n'abanyamahanga bashobora kuba batugana, tubashishikarize kuba badusura, kuko birashoboka ko ushobora kuza hano ukadusura iminota 30 yonyine, nkaba nagira ikintu nkwigisha ku mashini, cyangwa se akagira kenda gato utaha umenye kudoda. Urumva ko ari ikintu cyiza. Nta minota y'ubusa winjiyemo hano. Nge nayibonye nkigera ahangaha rwose nahise ntangira gukata imwambaro. Ukinjira hano ushobora kugira ikintu utaha umenye. Ikindi rero, twigisha abantu bashaka kwiga kudoda no kwandika ku myenda. Rwose igiciro dusaba ni gitoya, ndetse umwanya byagutwara nawo ni muto. Ushobora no kubyiga ufite n'indi mirimo yawe ukora, ukaba waza amasaha 3 tukakwigisha ukitahira, cyangwa se waba ufite na full time ukaza ukicara tukakwigisha. Ikindi rero, muri Gifted Kids dukodesha imikenyero ku bantu bafite ibirori, ku bantu bagize ibyago, ku bantu bafite izindi ceremony zose zishobora gukenera imikenyero. Imikenyero turayifite myiza cyane, ngira ngo wayibonye, kandi twikoreye. Ikindi rero, muri Gifted Kids ukiraho ngaho mbishubuza imikenyero, kandi buriya umukenyero ahangaho tuba tugomba kwitonda cyane. Imikenyero ngo bimeze gute? Dufite imikenyero dukodesha abantu, kandi imikenyero myiza y'ubwoko bwose. Imikenyero myiza y'ubwoko bwose, amabara atandukanye, imikenyero irahari. Ubu murayikodesha? Yes, turayikodesha. Abantu batibaza ntabwo muhenda se? Igiciro ni nk'umuneke. Ni ibisanzwe? Ni ibisanzwe. Okay. Uretse imikenyero se hari indi myambaro mukodesha ahangaha? Nta yindi myambaro dukodesha. Ubu ni imikenyero niyo iri kuboneka? Ndetse wenda n'ibikoresho by'ababyinnyi nk'amayogi, amacumu, inkindi, inshabure, ibi bintu by'ababyinnyi nabyo turabikodesha, babihari. Yego. Warukomeje. Ikindi rero, muri Gifted Kids ni karibu, ni ikaze. Wahura n'umukiriya yigendera, muri marketing bavuga ngo tell friend, bwira inshuti. Nuhura n'umuntu mubwire ati hariya muri Gifted Kids baradoda kandi bakora ibintu byiza, batugane, ni karibu. Hey, ibwira inshuti yawe, ibwira inshuti Gifted Kids Rwanda, my brother. Asante sana. Thank you. Gifted Kids Rwanda, aha rwose iyo uhageze urakora cyane ko umurimo ushyira imbere. Turi kumwe na none n'undi mukozi, muraho neza? Komera cyane. Tuguhaye ikaze kuri Gifted Kids Rwanda kuri YouTube channel yacu. Yego, murakoze cyane. Uratubwira amazina yawe n'igihe umaze muri aka kazi? Yego. Amazina ni Arikurimana Esther. Ndi umutayeri w'umwuga. Yego. Wenda igihe maze muri uyu mwuga ntabwo ari kinini cyane, maze amezi 5. Ariko ibyo nzi wenda abantu bashobora kubibona bakavuga se ntabwo byumvikana. Ariko nyine ahangaha muri Gifted Kids Rwanda turakora cyane, nta kibazo, ibintu biragenda. Esther, reka tuvuge gato ku rugendo rwawe mu mwuga wo kudoda. Mu magambo make n'ugenda usobanura gute? Umwuga wo kudoda ni umwuga mwiza. Nkanjye nagarukiye mu wa 3 segonderi. Bitewe no kuvuga ngo umuntu areke kuba ari hanze akaza gukora umwuga akabyiga, kandi ni ibintu umuntu abasha kumva iyo yabigiyemo abikunze. Yego, rero ngewe urugendo rwanjye navuga ko ni rurerure, ariko nyine ibyo maze kumenya birarenze.
mu wa gatatu ukoze troncome, benshi baba bafite amatwi yo kujya superieur bagiye kureba uko bimeze, aho bajya kwiga amasomo noneho bahisemo cyangwa se atari menshi nk'ayo muri troncome. Ufashe icyemezo cyo kujya kwiga ubudozi. Byari ibintu wari usanganywe, byari bikurimo ko ntangiza gukora examen national uzahita ukomereza mu budozi, cyangwa hari aho byaturutse handi? Yego, aho byaturutse wenda ntabwo ari ibintu byari bindimo, kuko ngiye ndi umuntu utarabikundaga. Ntabwo nakundaga ibintu by'ubudozi, ariko nyimara kubigeramo inshuti nahuriyemo nazo. Niki cyatumye wisanga noneho uri umudozi? Numva ntabwo ari ibintu wakundaga, ntabwo ari yari amahitamo yawe mu by'ukuri, kandi ndabona ukiri n'umujene. Niki cyatumye wisanga mu budozi rero? Yego, icyatumye nisanga mu budozi, nisanze mu rwego rwo kuba naravuye mu ishuri, bivuze ntabwo ndaba hanze nta kintu cyo gukora mfite, ngomba gushaka icyo gukora pana kwirirwa nicaye mu rugo. Ndatekereza se ndakora iki? Ndangije nyine ngira igitekerezo, ndumva ntabwo ari ibintu nakundaga, nkagisha inama mama wanjye akanyereka inyungu nyinshi z'abantu b'abatayeri, uko babayeho, ubuzima babayemo. Yego, yanyerekaga ukuntu nyine umutayeri aba asa neza cyane, aho agenda ibyo akora aba asa neza. Ikirenze ibyo ni umwuga ushobora gukora uri muto ukanawukora uri mukuru. Yego, rero ibyo ngibyo iyo ubikoze ubikunze habamo amafaranga menshi cyane. Mu kanya gato muvandimwe kumwe ati ni umwuga udasaza, igihe cyose abantu bazakenera kwambara. Niko bimeze. Yego. Gifted Kids Rwanda rero watangiye gukorana nayo ryari? Uyu munsi ubona ari iki yahinduye muri urwo rugendo rwawe, muri iyo kariyeri yawe y'ubudozi kugeza uyu munsi? Yego, icyo yampinduriye, yatumye naguka mu mutwe ku bintu bijyanye n'ubutayeri. Yatumye naguka kubera ko nyine hari ibintu byinshi nageze ahangaha ntazi, ngenda mbimenya uko bikatwa, uko bikorwa. Ubu ngubu ndadoda ntaribi, nta kibazo. Ubu ushobora gukora umwambaro. Ubu uri gukora iyihe myambaro cyane? N'imyambaro nyine umwihariko wawe mu budozi ni uwo? Yego, umwihariko wanjye mu budozi ndoda amakanzu, imyenda y'abamama, yego turayikora cyane, n'iy'abapapa wenda ngewe usanga ntabyisangamo cyane, ariko ku myenda y'abamama turakora nta kibazo. Nta kibazo. Hari urubyiruko rwinshi, abajene benshi hanze bakubwira ko ubuzima butoroshye, abandi bakubwira ati akazi karabuze. Mu minsi ishize ushobora kuba nawe warabyumviseho. Nkawe nk'urubyiruko ubona koko akazi ntagahari, cyangwa ni imyumvire? Ni gute iyo myumvire yahinduka? Yego, akazi kuba gahari karahari kandi cyane. Gute? Ukuntu akazi gahari, wowe bisaba kubyiyumvamo ukumva ko hari icyo ushoboye. Iyo wamaze kumenya ko hari icyo ushoboye, ibintu biragenda. kandi usanga abantu benshi bavuga ko nyine umwuga w'ubudozi barabisuzugura cyane, kandi ni ibintu biri ku rundi rwego abantu badashobora kumva. Yego, rero ukuntu iyo myumvire yahinduka nuko nyine urabona umuntu yari hanze nta kintu cyo gukora afite, ababayeho nk'inzererezi. Yego, ariko twebwe none ndacyari muto. Yego, mbese iyo ufite amafaranga ufite n'ibibazo bikuraho kwiheba cyane. Rero abantu wenda nashishikariza urubyiruko cyane kuza kwiga, ni karibu, nta kibazo, barigisha ibintu ukabimenya. Yego, ni karibu rwose. Gifted Kids Rwanda urugendo ruracyakomeje. Yego, ariko kandi
hari ibyo ubona wumva nk'umusanzu wawe hanze ya Gifted Kids Rwanda kugeza uyu munsi wowe iyo wiha commitment cyangwa se iyo uvuga ngo ngiye gukora ibi kubera ahantu ndi ubona ari he gushyira imbaraga cyane cyangwa se niba ukunda gushyira imbaraga cyane? aho nkunda gushyira imbaraga cyane mu budozi ndavuga kora ubwo bukangurambaga kuri Gifted Kids Rwanda. aho nshyira imbaraga cyane ndavuga wenda nko gushishikariza abantu kuza kwiga kubera ko ushobora no kuba warasoje kwiga ariko ukaba nta kazi ufite. Nabyo birashoboka cyane kuko hari abantu benshi twagiye duhura nabo. Urabereka ko hano muri Gifted Kids Rwanda harimo amahirwe yo kwiga umurimo ndetse akanakora umurimo. Yego. Istahiro warakoze cyane gatubishimira akazi cyane. Yego. Wakoze cyane kuba natwe muri uru rugendo. Rwari urugendo mu by'ukuri rwari ruryoshye, naganiye n'abanyempano batandukanye by'umwihariko mu gukora imyambaro cyangwa se mu kudoda. Batugaragarije mu by'ukuri urugendo rwabo uko rumeze ndetse n'ibyo bari gukora uyu munsi. Si ngombwa ko imyambaro itumizwa imahanga. Hano mu Rwanda urubyiruko abanyempano batandukanye barakora ama design atandukanye kugira ngo twambare neza, tuberwe kandi duse neza cyane. Muri Gifted Kids Rwanda wayibonye bafite ibyiza byinshi, ntukwiye gucikwa na gato. Nkwibutse ko Gifted Kids Rwanda bari mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, ni mudugudu wa Giramahoro, hafi no ku Kiliziya, iruhande rw'aho bigishiriza imodoka. Ucyagera ubona rwose ibyapa bikuyobora aho Gifted Kids Rwanda ikorera. Ntukwiye gucikwa rero na gato, nyarukirayo ubundi bakwambike use neza. Niba ufite ibirori, niba ufite company wifuza kwambika abakozi bawe imyenda cyangwa se uniform, muri Gifted Kids Rwanda barayikudodera. Ufite abanyeshuri barabigukorera, ndetse kandi nawe niba ufite ibirori bitandukanye wifuza ko bakorera imyambaro uzambara muri ibyo birori, muri Gifted Kids Rwanda barabigukorera. Si byo gusa cyane ko banatanga n'amasomo, barigisha nk'uko mwabyumvise muri iki kiganiro. Ndagushimiye cyane rero twabanye, ariko kandi murakira komeza kuri iki biganiro bitandukanye tukugezaho kuri Gifted Kids Rwanda. Nkwibutse ko aha ariho usanga impano zitandukanye mu byiciro bitandukanye. And of course, njye ni MC Cruz, wakoze kubana nanjye. Hasta la vista.